abantu benshi bahangayikishijwe no kuba beza. Ubushakashatsi buvuga ko abantu byibuze 70% by'abatuye isi bireba buri munsi bagahangayikishwa nuko amasura yabo atameze nkuko babyifuza. Ibyo ngibyo bituma batakaza amafaranga menshi cyane, igihe bikabatera agahinda gakabije bashaka gusa nk'abo bifuza. Ibi ngibi byatuze nje ndechitante bopie ibi ubikurikira kuri YouTube channel ya Toka Stantan, kandi subscribe twirebere video zitangaje kandi zishekeje. Ikiganiro gikwa hisha amatu yawe agaciro. Eka turebere rero, ninde mukobwa mwiza wabaye ukurusha abandi bose ukwisi? Ninde wabaye ku buryo nta wundi muntu wamurengaho? Ninde wabaye ku buryo bigeranwa ko nta uzigera amurengaho? Ninde? Eka tumubabwire. Nituvuga abakobwa beza rero kwisi, abantu barahita bareba Rihanna, umustar in America. Abandi barareba Beyonce nawe ni mwiza. Mu Rwanda buriya dushobora gufata Miss w'u Rwanda 2016 Mutesi Jolly twamugira wa mbere mu Rwanda mu bwiza. Muri Afrika reka dushyireho Nyirarunyonga, wa wundi wigaruriye umwami amufashije guhiga mu ishyamba, umwami akamujyana ibwami akamurongora. Nyirarunyonga turamugira umugore mwiza wa mbere muri Afrika. Ariko bose abo batarengaho, nta muntu uzigera aba mwiza ngo arushe umwamikazi Cleopatra, umwamikazi wa Misiri Cleopatra. Iyi ni umugore ugiranwa nk'imana y'izuba, iyi mana izwi nka Re. Iyo ni Cleopatra, umukobwa wa Ptolemy wa 12, akaba mu muryango wa Macedonia. Yavutse mu mwaka wa 39 mbere y'ivuka rya Yesu. Yaje kwitaba Imana ku itariki 12 Kanama mu mwaka wa 30 yiteye icyuma mu nda. Afashwe n'igitero cyari giturutse ku mwami Octavian. Mbonero tuze Octavian Florian Tuseko watatu. Uyu Cleopatra ari mwiza cyane bihebuje, afite ikimero gitangaje ku buryo abantu bose bamukunze, kugeza no ku rwego musaza we yamukunze akanamurongora. Abami baramurwaniraga bakicana nk'aba Julius Caesar, bakicana bashaka kumutsindira. Julius Caesar we baranabyaranye umwana bamwita Caesarion, bishatse kuvuga ngo Caesar mutoya. Cleopatra ararenze. Ariko icyo nashaka kubabwira ngo Cleopatra ubu bwiza bwe nta kirungo na kimwe yigeze yitera, ahubwo yaravuga ngo yita ku bwenge bwe n'imitekerereze yiwe myiza, ubundi ikimero kikitaho n'isura. Cleopatra nta byakupe yigeze yishyiraho amavuta cyangwa ibindi bintu bya decoration, ntabwo byigeze bimubaho. Ikibazo rero turi kubona abantu bambaye ubusa buri, abantu bakibaza ibi bintu byaturutse. Abarimu bakabaza bati iyi mico uburere mwabwigiye. Ababyeyi babo bakavuga bati izi nyigisho mwazigiye ku kihe kigo? Abanyamadini n'abayoboke bayo bakavuga bati isi irashaje, iyi mico n'ibimenyetso bya nyuma bigaragaza ko isi irimbutse. Ariko ibintu byaturutse. Ibi byo kwambara ubusa biri kugaragara mu rubyiruko, bakavuga ngo ibi ni uguta umuco. Ese koko ni uguta umuco cyangwa kera cyane abantu bacyo mu mashyamba, abantu bambaraga ubusa, urubyiruko rwambaraga ubusa? Ese kubera ko isi ari muzunguruka, si wabona ibya kera by'abambaraga ubusa aribyo byagarutse, abantu bakabyita ibishitani cyangwa uguta umuco, kandi ari umuco wa kera wagarutse. Ibi ni ibiki? Dore aho bitandukanira n'ibya kera. Abakera bambaraga ubusa ariko baratinyanaga, ntabwo bahuraga. Iyo umukobwa yabonaga agiye gurana n'umuhungu yahitaga aca izindi nzira batinyana. Mu gihe abo bambara ubusa bakajya mu ruhame bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga, bagamije gukurura abagabo cyangwa ko byabagira ibyamamare. Ibi bintu biragomeye. Rutanga rw'amaboko aravuga ati
ibi ntago ari umuco nyarwanda, tube ubuzima bushingiye ku muco. Ariko nawe ukibaza bati turakura hehe inyamaswa zo kwica ngo tubone impuzu byo kwambara? Birakomeye. Nje nditande Popie, bino bikurikira kuri YouTube channel ya Toka Stanton. Genda ukande subscribe tujye twirebera video zitangaje kandi zishekeje. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.